Patris et Filii. Papa Leo wa 14 uhagarariye Kiliziya Gatolika kuva ku itariki ya 8 Gicurasi 2025. Uyu niwe papa wa mbere w'umunyamerika mu mateka ya Kiliziya. Yavutse ku itariki ya 14 Nzeri mwaka 1955 avukira i Chicago. Akaba ari umwana wa Louis Marius Prevost n'umubyeyi w'umunyaperu Mildred Martinez. Yize muri Villanova University aho yakuye impamyabumenyi mu mibare mu mwaka 1977. Nyuma akomeza amasomo ya teolojiya muri Catholic Theological Union ya Chicago aho yahawe ubupadiri mu mwaka 1982. Mu myaka y'1980 Papa Leo wa 14 yakoze ibikorwa by'ubumisioneri muri Peru aho yaje kuba umwepiskopi kuva mu mwaka wa 2015 kugeza 2023. Muri 2023 Papa Francis yamugize umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika aho yagaragaje ubuyobozi bwiza n'ubushobozi bwo guhuza abayobozi b'amadini atandukanye. Uyu niwe mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi y'abarenga miliyari 1 na miliyoni zirenga 300 ku isi. While the secrecy surrounding the election of an akiri muto yagaragaje umutima wo gufasha abandi n'ukwemera gukomeye. Akurira mu muryango wubaha Imana kandi ngo wigisha urukundo n'ubupfura. Mu myaka y'1970 yinjiye mu buzima bwa Kristo binyuze muri ordeni y'abafrere b'Abaugustin, ahabwa ubusaserdoti mu mwaka w'1982. Yahise ajya gukorera iyogezabutumwa muri Peru aho yamamaye nk'umuntu ukunda gukorera abakene, abarwayi n'abandi batishoboye. 2001 yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'abafrere b'Abaugustin ku rwego rw'isi, Superior General, abayobora kugeza 2013. Muri 2015 yagizwe umwepiskopi wa Chiclayo muri Peru aho yakomeje kuyobora mu bwitonzi, urukundo n'ubwenge. 2023 Papa Francis yamugize kardinali ndetse amushyira ku mwanya ukomeye mu buyobozi bwa Kiliziya, awuyobora nk'umuyobozi w'ibiro bishinzwe abepiskopi. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ku itariki ya 2 Mata 2025 abakardinali 133 bateraniye Vatikani mu nama y'itora rizwi nka conclave. Mu itora rya kane Robert Francis Prevost yatsindiye amajwi amugira papa, ahita yitamo izina rya Papa Leo wa 14. Tuvuge kuri iri zina Leo. Izina Leo rifitanye isano n'amateka akomeye y'abapapa wigeze kuyobora Kiliziya mu kinyejana cya 19. Papa Leo wa 13 uzwiho guharanira uburenganzira bw'abakozi n'imibereho myiza y'abantu. Papa Leo wa 14 nawe yahise agaragaza ko azaharanira ubutabera, ubumwe ndetse n'impuhwe. Mu ijambo rye rya mbere nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika yagize ati: ishaka kuba umugaragu w'ukuri utarangwa no gucira abandi urubanza, ahubwo bumbatiye urukundo n'ineza y'Imana. Bavuga ko uyu papa ashyira imbere amahoro, kurengera ibidukikije, gufasha abakene n'ubumwe bw'abantu bose ndetse no kwita ku ruhare rw'urubyiruko n'abagore muri Kiliziya. Papa mushya yashimangiye ko Kiliziya Gatolika yo muri Afurika ari ingirakamaro ku hazaza h'isi. Ati Kiliziya Gatolika yo muri Afurika ifite ubuzima, ifite ibyiringiro, tugomba kuyumva no kuyigirira icyizere. Papa Leo wa 14 azwiho kuba umuntu ucisha make, wicisha bugufi, uharanira uburenganzira bwa buri muntu no kuzamura Kiliziya mu rwego rw'umwuka, imiyoborere n'ivugabutumwa rifite ishingiro ku rukundo n'ubutabera. Uyu niwe papa mushya wa Kiliziya Gatolika, umuyobozi mushya isi yose yitezeho impinduka zubaka urukundo n'icyizere. Ariko se Papa Leo wa 14 nk'umuntu wavutse mu muryango usanzwe kandi akaba yarakuriye mu gihugu cy'Amerika akunda bintu ki? Abamuzi bavuga ko akunda ibintu byinshi bitandukanye ariko bijyanye n'umuco, uburezi ndetse n'imiryango. Mu buzima bwe bwo hanze akunda cyane uburezi, ubushakashatsi ndetse ngo yanashyize imbaraga nyinshi n'ingamba zo guteza imbere ibikorwa byo kwiga muri Kiliziya, aharanira ko amasomo y'iyobokamana atangwa ku rwego rwo hejuru mu buryo bw'ubwenge. Akunda kandi imibereho y'abakene n'abatishoboye, aho aharanira ko habaho ubufasha bukwiriye ku bakene, impunzi ndetse n'abatishoboye. Bivugwa ko mu gihe cy'ubupadiri bwe
yakoresheje ubuzima bwe mu bikorwa byo gukusanya inkunga no gutanga ubutabera. Subire ku nkuru iri kuvugwa cyane itorwa rya papa mushya, aho Cardinal Robert Francis Prevost umunyamerika imyaka 69 ari umaze gutorerwa kuba papa mushya, aho yahisemo kuzitwa Leo wa 14. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Padiri Honore Bahire ari Roma mu Butaliyani. Padiri, mwiriwe neza? Mwiriwe Leonti. Uyu Cardinal Prevost watowe ari mu bahabwaga amahirwe cyangwa se yatunguranye? Cardinal Prevost ntabwo ari mu bahabwaga amahirwe, yatunguranye cyane. Yatunguye abantu benshi. Yego, ni muntu ki wabwira abadukurikiye Robert Francis Prevost ni muntu ki, azwiho iki muri make? Robert Francis Prevost yafashe izina rya Leon wa 14. Yari umukardinali uturuka mu muryango w'abihayimana baba Augustinien b'Umutagatifu Agustini, ariko yasanzwe ari umuyobozi w'ikigo kiba i Vatikani gishinzwe ubuzima bw'abepiskopi ku isi. Hanyuma abakristo bamwitegaho iki ugereranyije n'uwo asimbuye, ni ukuvuga papa mushyashya? Abantu isi muri rusange n'abakristo bamwitegaho iki mu miyoborere ye? Mu miyoborere ye wenda navuga Francis Prevost nk'umuntu, ikintu cya mbere twamuvugaho ni umunyamerika ariko avuka ku babyeyi, papa we ni umufaransa, nyina akaba umutaliyanikazi. Ibyo ngibyo bigaragaza ubwo budasanzwe, kandi ngewe ndibonamo ikimenyetso cy'ubumwe uzahuza abantu. Yakoze cyane muri Peru, noneho akaba yarize hano i Roma. Ibyo ngibyo byose biratuma icyo kimenyetso cy'ubumwe nicyo kintu cya mbere tumubonaho. Icya kabiri ni ijambo rye rya mbere yavuze, yasuhuje abakristo bari ku rubuga rwa Mutagatifu Petero, atangirana amagambo ya Yesu ati nimugire amahoro. Kuba rero ari umunyamerika kandi muri iyi minsi ku isi hamaze iminsi havugwa uruhare rwa Perezida Trump mu kugarura amahoro ku isi, turatekereza ko uwo murongo wo gushakisha amahoro ku isi azabishyira mu bintu bya mbere bimuranga. Icya nyuma wenda ni nabonye umurongo izina yafashe Leon wa 14, ndakeka ko akurikiye Leon wa 13 wagiye agaragara cyane mu buzima. Inyandiko nyinshi nk'imwe izwi cyane ya Rerum Novarum ijyanye n'ubuzima bw'abantu, ubuzima bwa buri munsi, ndakeka ari byo bintu bizamuranga. Ubu nyuma y'uko papa amenyekanye mushyashya aho i Roma, i Vatikani habateganyijwe iki? Nihe mihango ikurikiyeho, bimeze bite? Hari uwuhe mwuka muri uyu mugoroba? Muri uyu mugoroba nguvuga habanje abantu biriwe bategereje papa ko amenyekana saa 6. Ku rubuga rwa Saint Pierre hari huzuye abantu, ntiyaboneka. Nimugoroba bongera kuhuzura, urebye saa 12 hari abantu bageze mu bihumbi 40, ariko tukimara kubona uwo mwotsi w'umweru hahise huzura abantu batabarika. Rero papa yabonetse. Ubundi by'ingenzi byabaye, dutegereje misa azasoma ku cyumweru, ari nabwo iyo misa izafatwa nk'aho yimitwe nk'umupapa mushyashya. Ariko ubundi guhera uyu munsi abapadiri turatangira gusoma misa tumuvuga nka papa mushyashya wa Kiliziya. Padiri Honore Bahire uri Roma mu Butaliyani, turagushimiye cyane kuri ubwo bwunganizi uduhaye ku bijyanye n'itorwa rya papa mushya. Murakoze namwe.